Nshimiye wowe ukurikirana ibiganiro bya Peter Nzaba, Imana iguhe umugisha. Niba warakoze subscribe uri umuntu w'agaciro, niba kandi utarakanda subscribe yikande, ukore no kukazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku bantu bafite inyuguti ya M mu kiganza. Abantu bafite inyuguti ya M mu kiganza, cyane cyane iyo nyuguti iboneka iyo umuntu afunze ikiganza cye gituje, igaragara mu misokoro cyangwa mu mirongo y'ikirenge cy'imbere mu kiganza. Bakunze gusobanurwa mu buryo butandukanye bitewe n'umuco, imyizerere cyangwa ubuhanga bw'isesengura ry'imiterere y'ikiganza. Palmistry. Dore ibisobanuro bikunze guhabwa abantu bafite inyuguti ya M mu kiganza. Icya mbere, muri palmistry, isesengura ry'imirongo y'ikiganza, inyuguti ya M ifatwa nk'ikimenyetso cy'ubuhanga, ubuyobozi n'impano y'imbere mu mutima. Bivugwa ko abantu bafite inyuguti ya M mu kiganza ari abahanga cyane, bafite ubushobozi n'ubushishozi ndetse n'ubuhanga mu gufata ibyemezo. Bavuga ukuri, bavugisha ukuri, kandi ntiborohera abababeshya. Bafite ubushobozi bwo kumenya ibyihishe, intuition. Bafite impano nyinshi, cyane cyane nko kuyobora abandi mu bucuruzi cyangwa mu burezi. Abenshi muri abo bantu bafite imico y'ubuyobozi ndetse n'ubushobozi bwo gutanga icyerekezo ku bandi. Ku muntu ufite inyuguti ya M mu kiganza, afite imico y'ubuyobozi kandi akabasha kuba yaha abandi umurongo ngenderwaho, icyerekezo. Akavuga ati ugomba kugira intego kandi ukaba wayigeraho, aguhaye umurongo ngenderwaho. Bikunze kuvuga ko bafite amahirwe adasanzwe mu buzima, abantu bakunda kugira amahirwe menshi mu buzima bwabo. Icya kabiri, mu myemerere ya gikristo cyangwa indi myemerere, nubwo Bibiliya cyangwa imyizerere ya gikristo idatangamo ibisobanuro byihariye ku mirongo y'ikiganza, hari abashobora kuvuga ko iyo nyuguti ishobora gusobanurwa M, mission, messenger cyangwa mass. Bivuze ko umuntu afite ubutumwa bwo kugeza ku bandi cyangwa afite umutima w'impuhwe. Akunda kugira impuhwe cyane. Mu gihe cy'ubuhanuzi cyangwa ubusabaniramana, hari abashobora kubiha igisobanuro cy'umuhamagaro, by'umwihariko mu kuyobora abandi cyangwa mu kugaragaza urumuri rw'Imana mu bandi cyangwa muri bagenzi babo. Ibindi bisobanuro rusange. Abantu bafite inyuguti ya M mu kiganza akenshi bagira umutima ukomeye, ntibacika intege vuba. Abantu bafite ikimenyetso cy'inyuguti ya M mu kiganza ntabwo bakunda gucika intege, bahora
muri bo bikomeje, bahora bumva imbaraga zibarimo zituma bahora bari confidence, bagira icyerekezo kandi bakunda gukora ibintu bifite intego. Ntuzamusanga mu bintu bidafite intego, oya, ibintu bifite intego bifite icyerekezo runaka, ibyo bintu nibyo uzamusangamo. Uko wabikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, wabikoresha ute mu buzima bwa buri munsi? Ushobora gufata icyo kimenyetso nk'ikimenyetso cy'uko ufite impano runaka, maze ukayikoresha neza mu nyungu z'abandi. Aha aba bantu bagomba gufata za mpano bifitemo ubwabo, babasha gufasha bagenzi babo, ntibirebeho ubwabo bonyine. Kikwibutsa ko ufite inshingano zihariye nko gufasha, kuyobora cyangwa gukorera abandi byiza. Abantu bafite inyuguti ya M mu kiganza bafite inshingano ziba zihariye zo gufasha, kuyobora cyangwa gukorera abandi ibyiza. Niba ufite inyuguti ya M mu kiganza, ibi bintu birakureba. Murakoze cyane, tuzakomeza kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Niba utarakanda subscription, yikande kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kumenya amakuru tugenda tubagezaho.